Ndagusuhuje wowe ukurikiye YouTube channel. Muri inama y'umunsi rero nagira ngo tuganire ku rugamba. Ikiganiro nakise urugamba rwawe cyangwa se rw'umuntu rwa buri wese ku isi, kubera ko tubaho twese dufite urugamba. Ingamba rero ziratandukanye. Umuntu ashobora kugira urugamba mu rukundo, urugamba mu masomo, urugamba mu muryango, urugamba rwa gisirikare rusanzwe, urugamba rw'imisengere cyangwa se rw'imibereho y'ubuzima bwo mu itorero, n'izindi ngamba zitandukanye. Gusa muri ubwo buzima bwose uwo nakwita umwana yenda cyangwa se injiji ni wa wundi ukeka ko azi uzamwomora cyangwa se uzamuhagurutsa aramutse akomerekeye cyangwa se aguye ku rugamba. Uwo niwe nakwita umwana cyangwa injiji. Mu ngamba rero tugira kurwana cyane, ko ubuzima bubaho umuntu atarwanya ntago ya progressinga, ntago wagira progress, kuko buri gihe bari barriers ziteguye kugira ngo zisubize ubuzima bw'umuntu inyuma, kandi ni general, ntago ari umuntu umwe ku giti cye cyangwa se ngo bibe biri kundi. Abanyarwanda nibo baciye umugani mwiza uvuga ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Akenshi ibyo ubona ku muntu bishobora no kuba kuri wowe cyangwa se ku bandi. N'ubuzima duhora tunyuramo rero bwa buri munsi. Nko mu rugamba rw'urukundo, kandi ariko duheraho akenshi kubera ko narwo turunyuramo twese, usanga harimo imigogoro itandukanye. Ugasanga uwo mukunze abandi ntibamukunze, uwo ukunze abandi barabona mutaberanye, ukunze abandi barabona mutari ku rwego rumwe, ugukunze abandi barabona atari ukwiye kugukunda, aho mukundaniye environment iri kugusagarira. Ni urugamba ruba rutoroshye cyane cyane ko burya urukundo ari risk, yaba mu buzima bwarwo bwa buri munsi mbere yo gukunda cyangwa se kwinjira mu rukundo, cyane nyuma yaho urukundo ruri risk. Igishoboka rero nuko ugomba kugira neza bose kugira ngo ejo n'ejo bundi babantu ya neza wagize. Ariko ugasanga n'imvugo zimwe na zimwe ziraducira amarenga zivuga ngo uhagaze aritonda atagwa. Ni ukuvuga ngo nibonye system yakunze cyangwa hari icyashoboye gukunda, bitonde kuko isi ibivurunganye, ntabwo wamenya ngo ndaguma se mpagaze cyangwa se nagwa. Hanyuma uwasevinze mu bantu nawe rero aba ari umugisha, kubera ko iyo habaye ikibazo nibwo ajya kubikuza kuri abantu yasevinzemo, nibwo abageramo akabwira ati nariteganyirije, nibwo abageramo yambaye ubusa akavuga ati ntago nahombye, nibwo abageramo yabuze harara akavuga ati ntabwo nahombye. Ikintu rero cya investment mu bantu cyo kirakenerwa mu buzima bwa buri munsi, kandi kiratwungura. Ari umuntu wari wese ngira ngo abantu barabizi, investment mu bantu iratwungura. Investis ari mahoro, investis ku rukundo, investis ku guca bugufi. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bose ubaha amafaranga, ntabwo amafaranga ari yakwiye guteranya abantu, kuko ni ikintu utamenya aho kiba gishobora kuboneka cyangwa se kikabura. Cyane cyane ko uburyo azamo ubuzima bwabwo bushobora guhinduka, cyangwa se area cyangwa se source ushobora gukupika. Ntabwo rero bisaba yuko atari byo biba priyo, ariko nabyo bigabwa agaciro kubera ko biradufasha mu buzima bwa buri munsi. Tubishoboye twabigira, utabigize nabwo wabishaka, ubishatse ntubibone nabwo wakwihangana, bishobora kuza kuko birashoboka. So rero iki ni ikintu nagira ngo mubwire uyu munsi. Utatsa yaturebiza inama z'umunsi zitandukanye, gusa keep on moving, ni ukuguma ukomeza mu buzima bwa munsi uko wamye, ugakomeza, hanyuma ntuhindukane n'ibihe nk'igicu, kugira ngo wowe be unique, ube wowe, kugira ngo uko umeze cyangwa se kuri umugabo babigushimire. Bivuga ngo ndamuvinga ahangaha kubera ko abandi ariho bagiye, ndamuvinga ahangaha kuko abangaba ariko bavuze.